turabashuje tubaye ikaze mu biganiro byacu. Ku isi hari urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu bahora banyuranamo cyangwa se banabyigana. Birahagije gusohoka hanze ukareba mu mujyi cyangwa se mu muhanda. Isi isa n'iyuzuye abantu n'ibintu, gusa byinshi muri ibi bikaba ku manywa. Iyo ijoro riguye wagira ngo umwijima uhitumira byose. Umucyo uragenda, abantu bakagenda, ibinyabiziga bikagenda, ibintu byose bikajya mu mutuzo ku buryo wumva isi yose iba yahindutse ahacecekerwa. Gusa muri icyo gihe wumva isi yacu iba yamizwe n'icyitwa umwijima. Hari indi si iba yavutse ku zindi nyamaswa, cyane cyane zihiga nijoro nk'ingwe, agacurama n'izindi. Izindi nyamaswa tuzi zishobora guhiga nijoro, iyo si iba yazivukiye. Aha dusangamo yitwa cobra. Ku isi habarurirwa uruhurirane rw'ibinyabuzima bitandukanye. Abahanga mu bijyanye n'ibinyabuzima bemeza ko hari ubwoko busaga miliyoni 8.7. Ni hafi ubwoko miliyoni 9 bubarizwa ku isi. Muri ibi binyabuzima ubwoko busaga miliyoni 2 ni inyamaswa. Abahanga mu bijyanye n'ubumenyi n'uruhurirane rw'ibinyabuzima bemeza ko inyamaswa zigabanyije mu bice bibiri by'ingenzi. Inyamaswa zigira uruti rw'umugongo vertebrae, ndetse n'inyamaswa zitagira uruti rw'umugongo invertebrae. Ubu bwoko nabwo buzamo amoko menshi atandukanye, aho usanga bamwe bagabanya inyamaswa mu bice bitandukanye. Cyangwa se tugendeye ku buryo zirya, dusangamo amoko 3 ariyo indyabyatsi herbivore, indyanyama carnivore, hakaza n'ubundi bwoko bubirya byose bita omnivore. Aha ni hamwe dusangamo ingurube n'inkegesi zose. Mu nkegesi izo tumenyereye ni imbeba. Ndagira ngo dusubire inyuma gato ku bwoko bw'inyamaswa bita vertebrae, cyangwa se zimwe zifite uruti rw'umugongo. Harimo ubwoko dusangamo inyamaswa zibarizwamo cyane buzwi nk'ibikururanda. Aha dusangamo inzoka, imiserebanya, krokodile, ingona. Aha dusangamo akanyamaswa benshi bibaza ibibazo byinshi. Abantu benshi bamaze kumenya ko ako gasimba gato karusha umuntu kubona neza. Ni agasimba gato cyane ko n'agacurama n'ubwoko bw'inyamaswa buzwi guhiga, ndetse no mu gihe cya nijoro igihe hatabona neza cyangwa mu gihe cy'umwijima. Abaza aka gakoko bemeza ko kaguye mu biryo ugatekana nabyo ukabifungura uhita usezera ku isi, bakagushyingura ubuzima bwawe bukaburarangiye. Gecko cyangwa se marizoje. Kugira ngo tumenye neza ubuzima bw'aka kanyamaswa twifashishije inkuru zitandukanye. Hari inkuru dukesha ibinyamakuru byandikirwa kuri murandasi aribyo solutionstore.com, britannica.com, kidsnationalgeographical.com, geckosgills.com. Twifashije kandi documentaire cyangwa se ibyegeranyo by'umugabo w'umunyamerika witwa Paul Gustafson. Gecko ni agasimba kabayeho mu buryo butangaje. Ubuzima rimwe na rimwe benshi badatindaho kuko ni agasimba kadatinya abantu ndetse gakunda kuba ahantu hashyushye. Guhiga ku manywa ku rumuri ni ubuzima busa nk'ubudashoboka kuri aka kanyamaswa cyangwa se ka marijoze cyangwa gecko, kuko hatari mu ijoro cyangwa mu gihe cy'umwijima umuhigo w'ibyo kurya ntushoboka. Ni akanyamaswa gakunda guhiga nijoro cyangwa mu mwijima. Gusa ndagira ngo nkubwire ko gecko cyangwa marijoze ari kamwe mu tunyamaswa tuzi guhiga ibyo kurya, kuko kubona isazi cyangwa umubu wayicitse mu gihe cy'umwijima ni gake cyane cyangwa se ni ibidashoboka. Marijoze cyangwa gecko, izina ryayo riri scientifique bita Emidactylus ferinatus. Ni udusimba dutangaje mu mibereho yatwo, tukaba mu bwoko bw'ibikururanda. Ni udusimba tugaragara mu mabara menshi atandukanye. Utu dukunda ahantu hashyushye, kenshi dukunda kwibera mu nzu.
mu mibanire n'abantu ntacyo bidutwara, dutungwa n'utundi dusimba duto nk'amasazi, imibu n'ibindi. Mu busanzwe ni udusimba benshi batinya kuko hari amakuru avuga ko iyo tuguye mu biryo wenda utetse, ibyo biryo usibye kubimena nta muntu cyangwa inyamaswa yabirya kuko ari uburozi bukomeye cyane. Ariko twakwibaza Gecko cyangwa Marie Josee yica abantu mu buhe buryo? Ese ubusanzwe ubukana n'uburozi Marie Josee igira bubitse he, cyane cyane ko ari agasimba gato cyane? Marie Josee cyangwa Gecko ni udusimba tugabanyijwemo mu moko agera mu 5. Ni udusimba dusanga ahantu hose ku isi usibye ku mugabane wa Antarctica, bitewe n'ubukonje buterwa n'urubura rugaragarayo. Ibi bituma Marie Josee zidashobora kuba kuri uriya mugabane kubera ukonje cyane wa Antarctica. Abahanga mu bijyanye n'imitekerereze bemeza ko ari inyamaswa n'abantu bagaragaza ko hari ibisimba umuntu arusha kureba neza no kwitegereza amabara y'ibiboneka. Marie Josee isumbije umuntu cyane inshuro nyinshi cyane kuko irusha umuntu kureba no kwitegereza amabara. Ariko hakaba n'ibindi umuntu abona ariko akanyamaswa atabasha kubona. Gusa ikizi ni uko akanyamaswa karusha umuntu kubona. Urubuga rwa murandasi rwitwa NHM.ac.uk ruvuga ko amaso y'umuntu agira uturemangingo cells 3 twitwa cones tumufasha gutandukanya amabara y'ibintu, mu gihe amaso y'imbwa yo agira cones 2 gusa. Utwo turemangingo dufasha umuntu cyangwa inyamaswa kwakira ibara ry'urumuri rw'izuba ryo ultraviolet no kuruhinduramo amabara agaragara uburyo buri kintu gisa, hagendewe ku bushobozi bwa buri gisimba cyangwa se umuntu. Amabara y'ibanze imbwa ibasha kwakira ni umuhondo n'ubururu, akayifasha gutandukanya uburyo ibintu byose bisa, nubwo bimwe na bimwe hari iyo biguma bisa nk'ikigina cyangwa umweru n'umukara. Marie Josee yo irusha umuntu kubona ayo mabara menshi. Uru rubuga kandi rukomeza ruvuga ko agasimba bakunze kwita Marie Josee cyangwa Gecko ko mu bwoko bw'imiserebanya ko gafite ubushobozi bwo gutandukanya amabara kurusha abantu. Iyo ari mu gihe cy'akabwibwi, ubwo abantu baba batabona neza ibintu byose byijimye byabaye umukara n'umweru cyangwa noir blanc, Marie Josee yo ibibona neza buri kintu cyose gisa nuko tubona ibintu iyo hari urumuri rw'amanywa ruhagije. Urumva ko ari akanyamaswa gatangaje cyane. Ibyo bituma ku gasimba kagira ubushobozi bwo guhiga udusimba karya mu gihe two tuba tutabasha kukabona neza. Marie Josee icakira mu buryo bwihuse cyane udusimba duto ikoresheje ururimi rwabo. Reka turebere hamwe ibintu bitangaje kuri Marie Josee cyangwa aka gasimba. Ubusanzwe tumenyereye ko ku bantu bamera amenyo ubugira kabiri, diffodonte. Igihe ubusanzwe tumenyereye ko ku bantu bamera amenyo ubugira kabiri, diffodonte, igihe kikagera amenyo ntiyongere kumera, mu gihe Marie Josee yo cyangwa Gecko ihora isimburanya amenyo yayo, cyangwa se polyophodonte. Ni uburyo aka gasimba gahora gasimburanya amenyo yako nyuma y'amezi 3-8. Gecko igira ijisho riturumbuye ribona kure kandi rigizwe n'igihu gikomeye cyane kugira ngo ijisho ritinjiramo imyanda. Marie Josee ibone neza amabara inshuro 350 kurusha umuntu. Ni agasimba kabona ibintu byose kandi neza, ndetse no mu mwijima ubwo umuntu we aba abona ibintu byose byabaye umukara n'umweru ko kaba kabona neza cyane. Karusha umuntu kubona inshuro 350. Urumva ko ari ibintu bitangaje. Marie Josee ni agasimba gafite ubushobozi buhambaye bwo gukoresha amaguru n'amaboko yayo, kagafata ku bintu byose, ku nkuta, plafo, kandi kakagenda haba hacuramye cyangwa hacuritse. Marie Josee cyangwa Gecko igira umurizo ukomeye
uyifasha gucika umwanzi, ni nayo ibikamo ibinure yifashisha mu gihe ibyo kurya byayo byagabanutse. Marie Josee ifashijwe n'umurizo wayo ibika ibinure yifasha gukoresha mu gihe ibiryo byabuze. Iyo umurizo wayo ubyibushye bigaragara ko Marie Josee yariye neza, naho umurizo wawo waba unanutse bikagaragara ko yariye nabi, malnutrition. Marie Josee ni imwe mu tunyamaswa duto kandi tuzi kwiyoberanya no kwisanisha n'aho turi, camouflage. Ibi bifasha gufata utunyamaswa duto nk'amasazi, imibu n'utundi dusimba dufite cyangwa se duto cyane, ikatugira amafunguro yayo. Marie Josee nyinshi zikura nta maguru zigira. Inkuru dukesha ikinyamakuru nanone NHMA.ac.uk igaragaza ko utu dusimba twizi nka Marie Josee dukunda kuza mu nzu yawe nuko watwirukana burundu. Utu dusimba kenshi twibera mu nzu hafi y'urumuri, aho tuba dushaka utundi dukoko turya. Udusimba twizi nka Marie Josee abantu bamwe ntibadukunda, kenshi batekereza ko ari tubi, abandi banga gusa isura yatwo, abandi bakarakara iyo batubonye ku nkuta z'inzu zabo kandi batazi n'icyo bakora kugira ngo tube twasohoka mu nzu. Imwe mu mpamvu zituma ahanini utu dusimba tuza mu nzu yawe ni uko hafi yaho hashobora kuba hari imyanda, kuko dukunda kurya ibiturutse mu myanda, rero ntabwo twabura kuhaboneka. Ni nayo mpamvu ahanini duhinira hafi tukiyiriza mu nzu iwawe mu gihe cya nijoro. Reka turere hamwe icyo wakora kugira ngo utu dusimba ducike mu nzu iwawe burundu. Bimwe mu byo wakora ukirukana utu dusimba rero ni ibi bikurikira: gukoresha tungurusumu. Impumuro ya tungurusumu irwanya utu dusimba. Fata tungurusumu uyikatemo uduce duto, ubundi uyishyire ahantu ukunda kubona utu dusimba. Iyi mpumuro izatwirukana burundu, dushaka ubundi buryo butari mu nzu iwawe. Naho twajya kuba, gerageza gufungura inzugi n'amadirishya mu gihe cy'umugoroba, ubundi utera umuti wica utu dukoko duto. Cyane cyane birashoboka ko izi Marie Josee ziza mu nzu iwawe zikurikiye twa dukoko duto cyane cyane. Nubona byanze uzakoresha umuti wica udukoko duto, bityo na za Marie Josee ntizizabona icyo zirya, bityo zigendere. Shaka uburyo utu dusimba watumenaho amazi akonje. Mu bintu bya mbere Marie Josee yanga harimo ubukonje, ahanini ni nayo mpamvu zikunda kwibera ahantu hashyushye nko mu gikoni. Niba utazikunda rero uzazipurizeho amazi akonje, nta yandi mahitamo zizaba zifite uretse kugenda. Mu bihugu bitandukanye nka Australia bafata gecko cyangwa Marie Josee nk'akanyamaswa k'imigisha n'amahoro. Ishingiro rya mbere ni uko karinda abantu ikibi, aricyo umubu. Buri wese azi neza ko mu masaha nijoro ariho imibu iba yabujije abantu kuryama. Aha Marie Josee yo iba iri maso kandi iri kuyireba neza cyane, ikayitapfuna koko. Tokay ni izina rihabwa ijwi gecko isohora. Gecko ishobora kubaho mu gihe kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Tugereranyije n'agacurama, dusanga agacurama karamba igihe kingana n'ubwikube inshuro 3, kuko kabaho imyaka hagati ya 45, naho gecko ni hagati y'imyaka 15 na 20. Haba ari gecko haba agacurama, n'utunyamaswa turamba kandi duto. Ubusanzwe bitewe n'ubushyuhe buri hejuru, ibi bikururanda bigira bifungura akanwa kazo ngo bigabanye ubushyuhe. Fungura akanwa kazo ngo bigabanye ubushyuhe. Bivuze ngo Marie Josee niko ibigenza, ifungura akanwa kayo ngo igabanye ubushyuhe. Thermoregulation, terimo ikunze gukoreshwa yo kuregera cyangwa se kugabanya ubushyuhe. Ibikururanda byose bifungura umunwa kugira ngo bigabanye ubushyuhe. Gecko cyangwa Marie Josee yakuze neza, igira santimetero 40, hafi pate 2 upimishije ikiganza cyawe. Ubusanzwe Marie Josee yica kuko umubiri wayo nta burozi bubamo,
abantu benshi bemeza ko iramutse iguye mu biryo usibye kubijugunya nta kindi kintu wabikorera. Impamvu nyamukuru ni uko mu kanwa ka Marie Josee habamo amavirusi n'amabakiteri n'indirizi zivutsa abantu ubuzima. Ubusanzwe Marie Josee nta burozi igira, ahubwo uburozi buba mu kanwa kazo. Habamo amavirusi, amabakiteri n'indirizi zivutsa abantu ubuzima. Kabe nubwo Marie Josee yakora ku buroso bw'amenyo ikarigataho, tayari ubukoresheje ufite amahirwe menshi yo kwitaba Imana, kuko wibuke ko mu kanwa kayo ari indirizi n'amavirusi n'izindi ndirizi nyinshi cyane. Zimwe mu ndirizi zikomeye zitwa salmonella. Bakunze ku UBUofficial, reka tugarukira aha. Dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira budahwema kudukurikirana no duha ibitekerezo bitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 072 920 313. Aho uri mu bihugu byo hanze ugakanda ikimenyetso cyo guteranya 250 2 920 313. Hasta la vista.